so muramvuga emergency fund irakeneye ni hahandi ushyiramo amafaranga ushaka kwakira invitation igutunguye ushaka kugira urugendo rugutunguye niyo mpamvu ugomba nyine kubaka iyo emergency fund gake gake kugira ngo no mu gihe ugize izindi urgence umenye nyine ko ufite kakagega kawe kuramo amafaranga ngakemuza bya bibazo bigiye bigutunguye kubera ko mu buzima tubamo habamo ibintu byinshi biza bidutunguye bikadutwara amafaranga ushaka kurwara ushaka kurwaza umwana ushaka kugira urgence muri famille ibyo byose ni ibintu bikenera emergency fund ni ibintu bikenera ya mafaranga twagiye dusevinga ku ruhande tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health tuvuga ku bijyanye na diet imirire kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga of course living life skills ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello guys, welcome back to Salifax TV televiziyo yanyu aho tugiye kongera kubana nanone muri Money Mindset Part 5. Hope you are so excited nibyo tugiye kuvuga kuri uyu munsi. Uyu munsi wa nanone umukunzi wacu yaratubajije ese Salima kumaze iminsi tubwira aho twasevinga mu Rwanda uko twabigenza noneho se amafaranga mu gihe ageze kuri konti yanjye ngiye nkora iki kugira ngo nsigarane ayo gusevinga kugira ngo menye nyine ubuzima bwanjye nkore budget mbese muri rusange ngombe gukora iki. So uyu munsi rero naje kubabwira tips 7 cyangwa ibintu 7 ugomba gukora mu gihe amafaranga akigera kuri konti yawe. Ese ni iki ugomba gukora? So kurikira iyi video yose kugira ngo ubashe kumenya ibyo ugomba gukora mu gihe amafaranga ageze kuri konti yawe. Ariko mbere yuko twinjira muri iyi video mbanje kubasuhuza wowe aho uherereye ahariho hose mwifuriza ibyiza byose imigisha yose ituruka ku Mana. Mbanje kugushimira wowe aho uri hose ubasha kutwumva ukaraba video ukayisoza ukayisharinga ugasubscribinga ukalikinga kandi ugakomeza kudukurikira no mu zindi parties zitari Money Mindset kuko tuvuga byinshi hano kuri iyi channel aho tuvuga ku buzima kuri diet mbese na life skills. So ndabashimiye cyane rwose inkunga muri gukomeza kudutera n'urukundo rudasanzwe muri gukomeza kutwereka. Reka dutangire na video yacu uyu munsi aho ngiye kubabwira ibintu 7 ugomba gukora amafaranga akigera kuri konti yawe. Ushobora kuba utari umusalariye udahembwa ku kwezi ariko ubona amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu twese ntabwo turi abanyamishahara, twese ntabwo duhembwa ku kwezi ariko dufite ukuntu tugenda tubona amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ikintu cya mbere rero ugomba gukora ukibona amafaranga ukiyabona mu ntoki zawe uvuga ati aya ngaya ndayafite aya nayanjye, banza kwiyishyura cyangwa pay yourself first. Banza wiyishyure uvuga ati rwose aya mafaranga mbonye kubera ko nayawe ariko murambabwira ati wowe ni wowe uyu munsi ariko hari nawe wejo hazaza. Rero uwo ngo ejo hazaza ni ubanza kwishyura mbere percentage nkeya rwose let's say nk'10%. Tugiye kuzana rule ya 50-30-20 50-30-20 50%, 20%, 10%. Hanyuma iyo mibare tuzayibakorera hano ku ruhande kugira ngo mubashe kureba ibyo bintu turi kuvuga bikorwa gute. Turafatira urugero ku muntu uhembwa 100,000 ibyo bintu tubikore urebe ko ibyo bintu bishoboka. Hanyuma noneho nawe uzabishyira muri practice. This is exercise. Twatangiye exercise ibintu tuvuga tubikure mu magambo tubishyire mu ngiro turebe ko nyine ko binashoboka. Wowe wiyishyuye hanyuma reka tuvuge kuri wa muntu w'ijana yishyuye 20% by'amafaranga yinjiza. Iyo mibare turayikora hano ku ruhande. Let's say tugiye muri calculator zacu, niba uyifite hafi ku ruhande yifate urebe umuntu winjije 100,000 tugiye kumubarira 20%. Ese arasigarana angahe? 20% ni 20,000. Ibyo 20,000 rwose byishyure usigarane 80%. Uko tugiye kugenda turebera izi tips hamwe turagenda tubona noneho andi mafaranga asigaye 80% ndayikoresha iki cyangwa irakoreshwa iki. Ikindi kintu cya kabiri ni automation cyangwa gukora automated. Let's say nko kuri reka tuvuge nko kuri Mocash hari uburyo usetting ukavuga ati amafaranga arajya ava kuri mobile money yanjye nk'igihumbi buri munsi. Iyo ni automation. Wowe utabigizemo uruhara ahubwo yo akita yigendera akijyaho
system igahita imenya ko ayo mafaranga iyajyana. So rero automatinga bills zawe nabyo ni byiza, ukavuga ati wenda amafaranga naza ayarajyaha ufite nyine ukuntu wowe wabisetinze ko buri kwezi hagomba nyine kubaho automation z'amafaranga yawe winjije, kubera ko inshuro nyinshi twebwe abantu ukuntu duteka muri kamere yacu nk'abanyamafaranga ibintu byinshi bitabizi, ariko iyo wakoze automation amwe agatajya muri saving account andi akajya ahandi ubwo nyine yandi nawe wasize byo gukoresha na necessities, naho turaza kubigeraho hano hasi muri video, turagenda turebera hamwe nyine uko ibyo bintu bigomba kujya bikorwa. So yo ni tip ya kabiri. Ikintu cya mbere ngiye kujya mbivuga nongera mbisubiramo kugira ngo bigume nyine mu mutwe turi kwiga. So ikindi cya gatatu ni cover your essentials. Hita wishyura nyine ibyo ukeneye. Let's say muri ya 50% ukeneyemo transport, harimo kwishyura inzu, harimo kwishyura amazi, harimo kwishyura umuriro, harimo kugura ibyo kurya, harimo kwishyura school fees z'abana, urumva harimo ibintu byinshi cyane bitewe nyine na budget yawe. Niyo mpamvu nzagaruka kugira ngo turebere hamwe simple budget cyangwa monthly simple budget yabikoze gute dufatiye kuri standard y'ubuzima bwacu tubayemo hano mu Rwanda. Nk'umuntu uhemba nyine nk'ibihumbi 100 tumukoreye budget, hanyuma tugenda tuzamuka bitewe n'ibitekerezo muri kugenda muduha hano muri comment. Gusa icyo nkwibutsa nuko ukibona amafaranga ugomba guhita wishyura ibyo bintu byose byibanze, nta kindi kintu urajya kugura ku ruhande kitari essential cyangwa udakeneye. So dukomeza kuri point ya 4 ni ukuvuga ngo emergency fund. Bino bintu twagiye tubigarukaho kenshi, aho nyine mu gihe uhembwa amafaranga akiza ugomba guhita wibuka ko hari cya kigega cyawe cya emergency, hahandi cya kigega kizagufasha gukavaringa ibintu biri unexpected. Emergency fund irakenewe kugira ngo ya mafaranga azajya agufasha gukemura twa tubazo twa hato na hato tuje dutunguranye, kugira ngo ubashe kubaho nyine mu buzima bwa panzwe. So muramvuga emergency fund irakeneye, ni hahandi ushyiramo amafaranga. Ushaka kwakira invitation igutunguye, ushaka kugira urugendo rugutunguye, niyo mpamvu ugomba nyine kubaka iyo emergency fund gake gake, kugira ngo no mu gihe ugize izindi urgence umenye nyine ko ufite ka kagega kawe kuramo amafaranga ugakemuza bya bibazo bigiye bigutunguye, kubera ko mu buzima tubamo habamo ibintu byinshi biza bidutunguye bikadutwara amafaranga. Ushobora kurwara, ushobora kurwaza umwana, ushobora kugira urgence muri famille. Ibyo byose ni ibintu bikenera emergency fund, ni ibintu bikenera ya mafaranga twagiye dusevinga ku ruhande. Ikindi kintu cya 5, pay your debt on time. Ishyurira amadeni yawe ku gihe, bitewe nuko iyo utinze kwishyura ideni interest rate cyangwa inyungu ku nguzanyo ikomeza kwiyongera. So niyo mpamvu rero amafaranga yawe ukiyabona, nshuti yanjye, ukiyabona hita wishyura imyenda ufite, cyane cyane aho wagiye uyafata uzi neza yuko hariho inyungu, nko mu bibina, nko muri bank cyangwa n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ni ngombwa ko uhita wishyura amadeni yose ku gihe, cyangwa n'amabwiriza amwe namwe utinze baguca amande. Niyo mpamvu nyine ugomba guhita wishyura ayo madeni ku gihe, kugira ngo hatazaba ho kwishyura andi mafaranga y'umurengera, kandi mu by'ukuri ari ibintu wakabaye warakoze ku gihe kandi bigishoboka. So ikindi ni ugukitinga cyangwa kureka ibintu bituma uspendinga amafaranga atari ngombwa. Kwatendinga amapati runaka, let's say nko mu kwezi ntabwo uri umuntu wo kwatendinga amapati 5. Okay, ushaka kuba ufite amafaranga cyangwa muri budget yawe bikwemerera, ariko niba muri budget yawe harimo kwatendinga pati imwe, ni pati imwe. Iyo haje ya 2, ya 3, ya 4, ibyo ngibyo it's not your business. Ibyo ngibyo nyine ntabwo uri bubijyemo, kuko ntabwo byari biri kuri gahunda yawe. Even though ufite emergency fund, yego irahari, ariko ni ibintu bije biri unexpected kandi by'akamaro, by'inyungu kuri wowe, aho bitari ibyo kujya nabivuga gute kwishimisha kwa. Yego ni byiza ko twinjoyinga amafaranga yacu, ariko sometimes hari igihe rukabya ugasanga nyuma yo kwinjoyinga, nyuma yo kubijyamo wowe uraje ugize depression, utangiye kurwara agahinda gakabije, utangiye kwicuza ko cya amafaranga nakoresheje ibi kuki najya ubundi ntabwo nakabaye njyayo. Nyamara mu by'ukuri
nuko nyine wafashe amafaranga ukayajyana mu bintu bitari ngombwa. So niyo mpamvu rero amafaranga akigera kuri konti yawe kuko n'ubundi aza already warakoze budget. So reba niba muri iyo budget niba harimo ibintu ntekereza ko n'ubundi utakabaye ubishyiramo ibintu bituma nyine amafaranga agenda atari ngombwa, ntekereza ko n'ubundi utakabaye ubishyiramo. So niyo mpamvu hano amafaranga akiza ukiyabona ugomba gukwepa ibintu byose byatuma uspendinga amafaranga yawe bitari ngombwa. Ahubwo mu by'ukuri ntabwo nakubuza kwinjoyinga amafaranga yawe, cyangwa ko twabaze muri ya 50% harimo n'ubundi n'andi mafaranga nyine yo kwinjoyinga. Sinkuje kwinjoyinga amafaranga yawe, ariko niba no kwinjoyinga gura ibintu ukunda, ibintu wumva nyine ko ari ngombwa, sibyo? Ibintu ukunda, ibintu wishimiye, ibintu ubona nyine ko ari ngombwa. Niyo riba ariyo pantaro yigure, ariko uyigure nyine ubona ko biri ngombwa, sibyo? Enjoy your money. Sinkuje kwinjoyinga amafaranga yawe, sinkubujije kugura accessoires zimwe na zimwe, yegura bikeneye kuko nibigufasha n'ubundi ukomeza kuryoherwa n'ubuzima, ariko wibuke nyine ko ugomba kugura ibintu ukunda, wapanze, watekerejeho, bigiye kugufasha gukomeza kukorohereza ubuzima cyangwa kugufasha kubaho mu buzima bwawe wishimiye rwose unezerewe. So icyo ni ikintu nanone cya gatandatu tugomba kwitaho. Ikindi kintu cya karindwi ni track your spent expenses. Tracking expenses yawe, kumenya aho amafaranga ajya, na ahava na hajya. Ese amafaranga yanjye avuye agiye, amafaranga yanjye avuye agiye he? So rero ahangaha ndaza kubashyiriraho ifoto cyangwa uburyo wakora wa tracking expenses zawe. Reka mbibabwireho mu magambo make uko byakabaye bikorwa. Ubundi niba wakoze budget, of course uri kubona nyine aho income and expenses, uri kubona aho amafaranga ari kugenda ajya. Ni byiza noneho rero ko nyuma y'icyumweru wicara ugafata ikayi n'ikaramu ukavuga ngo nibona amafaranga ama expenses nakoze nayo, aya nayohereje aha, ayaguze iki, ku buryo umenya ngo mu cyumweru nkoresha amafaranga. Hanyuma noneho mu kwezi, bitewe no kubonye nyine sample y'icyumweru, ushobora kumenya ngo mu kwezi nzakoresha amafaranga angana gutya. Urumva rero ko ari ibintu byiza. Niyo mpamvu gutrackinga expenses ari ikintu uhita ukora ako kanya ukibona amafaranga ageze kuri konti yawe, mu gihe umaze kuyakoresha uyohereza ukamenya nyine ngo yagiye, ku buryo n'ubutaha niwinjiza amafaranga uzamenya ngo ari kujya, ukaba ari ibintu nyine uzi, ku buryo nta kintu na kimwe kiba kigutunga. Ukaba uzi ngo nishyura motari ya ingendo nkora, ukaba uzi ngo mu rugo dukoresha imboga z'aya mafaranga ku cyumweru, ukaba uzi ngo abana bakoresha amakayi gutya, abana mbagurira amata gutya, abana cyangwa mu rugo muri rusange turi abantu bangahe turya ibi biryo. Ibyo bintu byose nyine bikaba ari ibintu uzi, ku buryo nta kintu na kimwe kiza cyugutunguye, ku buryo nyine wumva ari ubuzima busanzwe. Ntekereza ko iyo uzi uburyo amafaranga yawe akoreshwa, ntabwo uza muri wa mubare w'abantu baba bari kwibaza ngo ese amafaranga yagiye, ngo mbona aza kuri konti ariko gusimenya ahanyuze. Kandi mu by'ukuri ni wowe uyakoresha, amafaranga n'ayawe, ni wowe uzi ahava, ni wowe uzi ahajya, nta wundi muntu uba ugomba kubikumenyera. Niyo mpamvu ari responsibility zawe, sibyo? Ni responsibility zawe, you are responsible for your money. Niyo mpamvu ugomba no kumenya ngo amafaranga yanjye ajya ava aha akajya ahangaha. Mu gihe rero noneho wamajije kumenya ibyo byose, nibwo utangira kwishimira n'akazi ukora. Icyo gihe ntabwo utangira kuvuga ngo iyaba nahembwaga ngo habaho improvement, byahinduka. Nyamara mu by'ukuri uba wibeshya, kuko iyo utazi gutrackinga expenses zawe, niyo baguha miliyoni 5 n'ubundi wahora muri ya maganya ngo yagiye. Ariko iyo uzi kumenya gutrackinga aho amafaranga yawe ajya, akaba ari ibintu uzi, icyo gihe nyine wagira menshi wagira make, icyo gihe ubuzi nyine management yayo, ubuzi ngo ava aha akajya n'ahangaha. So murakoze cyane rero, mbashimiye uburyo twabanye muri iyi video. Ntekereza ko cyangwa nizera ko twize kandi hari ingamba tugiye gufata, kuko ibi byari ngombwa kugira ngo n'amafaranga najyaza ujye umenya ngo agiye aha.
ndabasezeranya ko no mu yindi parite tuzaza dukomereza turebera hamwe ese budget iri simply yabimeze gute, kugira ngo n'umuntu utazi gukora budget, ko turabivuga cyane ariko ntabwo turakora simple exercise. Tuzaza dukora exercise turebere hamwe ese budget igomba kuba imeze gute, kugira ngo noneho ugire ubumenyi bwimbitse ku bijyanye na budgeting. So murakoze cyane rero, Imana ihumugisha aho muherereye hose. Nkomeje kubashimira rwose urukundo mukomeje kutugaragariza hano kuri Sari Facts TV. Murakoze cyane, Imana ibahumugisha. Ciao ciao, nawe utaha.